Muraho neza, murasuhuzwa na Teacher Laura, ngarutse ngo tuganire ku mategeko y'umuhanda, ibibazo n'ibisubizo bikunda kubazwa mu bizami. Ikindi ni amabuto akunda kugaragara mu modoka, harimo acana amatara, harimo afungura ibirahure, abifunga, harimo agira uturebanyuma tw'imodoka, adutunganya mu buryo bwa nyabwo, harimo acana amatara agaragaramo imbere mu modoka kugira ngo turebe imbere mu modoka, n'ibindi bigiye bitandukanye turi bubonere muri ino video. Ndabashishikariza gukanda subscribe, kureba ino video ikarangira kuko nibwo muramusobanukiwe byinshi binyuranye bijyanye n'amategeko y'umuhanda. Dutangiye n'ikibazo cya mbere rero, ni icyo wakora mbere yo guhindura icyerekezo. A. Gutanga ikimenyetso cy'ukuboko no gukoresha amatara ndangacyerekezo. B. Itegereza niba icyapa kikwemerera guhindura icyerekezo. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha rero mbere y'uko duhindura icyerekezo, mbere na mbere tuzacana amatara ndangacyerekezo, ducana ibinyoteri byerekana aho dushaka kwerekeza. Dushobora no kwifashisha ikimenyetso cy'ukuboko, ariko nanone tukanitegereza niba icyapa kitwemerera guhindura icyerekezo, tukareba se umuhanda tugiye kwinjiramo cyangwa tugiye guhinduramo icyerekezo, ibyapa byabo biratwemerera kwerekezayo. Niyo mpamvu rero batubwiye ngo ni icyo wakora mbere yo guhindura icyerekezo. A. Gutanga ikimenyetso cy'ukuboko no gukoresha amatara ndangacyerekezo. B. Itegereze niba icyapa kikwemerera guhindura icyerekezo. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Bivuze ngo hano A na B ni ibisubizo by'ukuri, turabisanga kuri C. Noneho ikibazo cya kabiri, ngo icyapa gisobanura iki? A. Ntihanyurwa mu byerekezo byombi. B. Ntihanyurwa n'abandi uretse abahatuye n'abahagenda. B. C. Hanyurwa mu cyerekezo kimwe gusa. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Icyapa rero bacyita ntihanyurwa mu byerekezo byombi, kiri mu bwoko bw'ibyapa bibuza, ibyo turabisanga kuri A. Noneho dukomeje n'ikibazo cya gatatu, ngo ibinyabiziga bigendeshwa na moteri, hatarimo velomoteri n'ibinyabiziga bidapakiye, umuvuduko wabyo udashobora kurenga kilometero 50 mu isaha ahategamye. Bigomba kuba bifite ibikoresho byo byumvikanira mu ntera ya metero ikurikira: A. Metero 200. B. Metero 150. C. Metero 100. D. Metero 50. Nitujya ku bintu bijyanye n'amahoni y'ibinyabiziga, ubundi ibinyabiziga bigendeshwa na moteri, ibyo bigomba kuba bifite ibikoresho byo byumvikanira mu ntera ya metero 100. Ibinyabiziga bifite umuvuduko utarengeje kilometero 50 mu isaha, icyo gihe ihoni rizumvikanira mu ntera ya metero 50. Noneho ihoni rya velomoteri ryo ryumvikanira mu ntera ya metero 20. None batubwiye ngo ibinyabiziga bigendeshwa na moteri, hatarimo velomoteri n'ibinyabiziga bidapakiye, umuvuduko wabyo udashobora kurenga kilometero 50 mu isaha ahategamye, bigomba kuba bifite ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu ntera ikurikira. Hano tubonye ko ari metero 100 kubera ko ari ibinyabiziga bigendeshwa na moteri. Buri gisubizo ni C. Noneho dukomeje n'ikibazo cya kane, ngo icyapa cy'inyongera cyerekana aho bagobokera ibinyabiziga kirangwa n'amabara akurikira: A. Ubururu, umweru n'umutuku. B. Umweru, umukara, ubururu. C. Umutuku, umweru n'umukara. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Icyapa cy'inyongera cyerekana aho bagobokera ibinyabiziga kirangwa n'amabara y'ubururu, umweru n'umukara. Dore iki nicyo bita aho bagobokera ibinyabiziga. Murabona ko gifitemo amabara y'ubururu, ay'umweru n'umukara. Ibyo turabisanga kuri B. Noneho ikibazo cya gatanu, ngo iyo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, amakara,
ubwatsi bw'amatungo budahambiriye, ubugari bwayo bushobora kugera ku bugari bwa metero 275, ariko iyo mizigo ijyanwa mu karere katarenga kilometero 25 uvuye aho yapakiriwe, usibye mu nsisiro, ubugari bwayo bushobora kugeza ku bipimo bikurikira: a metero 4, b metero 3 na santimetero 50, c metero 3. d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubundi ubugari bw'ikinyabiziga ntibwakarengeje metero 265. Imizigo igomba kujya mu kinyabiziga ntiyakarengeje ubugari bwa metero 250. Muri make, imizigo yakabaye irimo imbere mu kinyabiziga. Ariko iyo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, amakara, ubwatsi bw'amatungo budahambiriye, ino mizigo yo ishobora kugenda ikageza no ku bugari bwa metero 275, muri make ikagenda irenga hanze y'ikinyabiziga. Ariko iyo mizigo tuyijyana mu karere katarenga kilometero 25 uvuye aho yapakiriwe, usibye mu nsisiro, iyo mizigo ishobora kugenda ikageza no ku bugari bwa metero 3, ari nabyo bingana n'igisate cy'umuhanda. Ibyo turabisanga kuri C. Noneho ikibazo cya 6, mushobora kunyura ku muyobozi w'ikinyabiziga wahagaze imbere y'inzira y'abanyamaguru. a yego, b yego nyuma yo kuvuza ihoni, c yego mu gihe nkurikiwe n'ibindi binyabiziga, d oya. Hano rero igisubizo ni oya. Kunyuranaho hafi y'inzira y'abanyamaguru ntabwo byemewe, kuko wa munyamaguru, wa wundi wahagaze kugira ngo umunyamaguru abanze yambuke, wowe nuza ukamudepasa cyangwa ukamunyuraho, uzahita ugonga wa munyamaguru kuko n'imodoka ikuri imbere iragukingirije. Bivuze ngo rero batubwiye ngo ushobora kunyura ku muyobozi w'ikinyabiziga wahagaze imbere y'inzira y'abanyamaguru. Igisubizo ni oya. Ibyo turabisanga kuri D. Hano ikibazo cya 7, ngo mu muhanda ufite uruhererekane rw'amakoni, feri y'urugendo ikoreshwa ryari? a mbere ya buri koni, b muri buri koni, c nyuma ya buri koni, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Niba umuhanda ufitemo uruhererekane rw'amakoni cyangwa ufitemo amakorosi menshi, muri make uwo muhanda ntabwo tuba tuwurebamo neza. Icyo gihe rero, mbere y'uko twinjira muri buri korosi cyangwa muri buri koni, tuzajya dufata feri. Niyo mpamvu umuhanda ufite uruhererekane rw'amakoni, ngo feri y'urugendo ikoreshwa ryari? Hano tuyifata mbere ya buri koni. Buri igisubizo ni a. Noneho dukomeje n'ikibazo cya 8, ngo amatara maremare y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba igihe ijuru rikeye kumurika mu muhanda mu ntera ya metero 100 nibura imbere y'ikinyabiziga, ariko ku binyabiziga bifite moteri itarengeje santimetero kibe 125, iyo ntera igira ibipimo bikurikira: a metero 200, b metero 100, c metero 85, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubusanzwe amatara maremare y'ikinyabiziga amurika mu ntera ya metero 100, ariko iyo ingufu za moteri zitarengeje santimetero kibe 125, ya matara maremare amurikaga muri metero 100 bizagabanuka muri metero 75. Metero 75 ntazanditsemo hano, turavuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ibyo turabisanga kuri D. Noneho mvuze ku bijyanye n'amatara muri rusange, amatara ndanga agaragaza ingano y'ikinyabiziga, twaba turebeye imbere cyangwa inyuma y'ikinyabiziga. Aya matara ndanga agaragarira mu ntera ya metero 300. Amatara ndangaburumbarare agaragaza mu mbavu z'ikinyabiziga, cyane cyane ku modoka ndende, ndangaburumbarare agaragarira mu ntera ya metero 200. Amatara ndangacyerekezo yerekana ko dushaka kwerekeza ibumoso cyangwa iburyo, ayo matara ndangacyerekezo agaragarira mu ntera ya metero 150. Utugarurarumuri, ariko akantu karabagirana gasubiza imirasire y'urumuri ku kintu kiyohereje, bamwe banatwita reflector, natwo tugaragarira mu ntera ya metero 150.
itara ryo guhagarara ryaka dukandagiye feri y'urugendo. Iryo tara ryo guhagarara rimwe ritukura ryaka dukandagiye feri inyuma, naryo rigaragarira mu ntera ya metero 150. Noneho amatara maremare nk'uko twabibonye amurika mu ntera ya metero 100, ariko ingufu za moteri zitarengeje santimetero kibe 125. Ya matara maremare amurikaga mu ntera ya metero 100 bizagabanuka amurike muri metero 75. Amatara yo kubisikana ariyo matara magufi azamurika mu ntera ya metero 40. Itara ryo gusubira inyuma rimwe ryaka dushyizemo rivansi cyangwa risheriyeri rimurika mu ntera ya metero 20, hamwe n'itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga, ririya ribonesha purake naryo ryagatumye ziriya nimero ziri kuri purake zisumirwa nibura mu ntera ya metero 20. Mbisubiyemo, amatara ndanga ni muri metero 300, ndangaburumbarare ni metero 200, itara ryo guhagarara, itara ndangacyerekezo n'utugarurarumuri byose uko ari bitatu ni muri metero 150. Amatara maremare ni muri metero 100. Amatara maremare ku binyabiziga bifite ingufu za moteri itarengeje santimetero kibe 125 azamurika muri metero 75. Amatara yo kubisikana ni muri metero 40. Itara ryo gusubira inyuma n'itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga yombi azamurika cyangwa azatuma nimero ziri aho ngaho zigaragarira mu ntera ya metero 20. Noneho ngo amatara maremare y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba igihe ijuru rigiye kumurika mu muhanda mu ntera ikurikira ku binyabiziga bifite mu ntera ya metero 100 nibura imbere y'ikinyabiziga, ariko ku binyabiziga bifite moteri itarengeje santimetero kibe 125, iyo ntera igira ibipimo bikurikira tubonye ko ari metero 75. ntazanditsemo aha ngaha turavuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Noneho ikibazo cya 9 ngo bumwe muri ubu bwoko bwa feri ituma imodoka iguma aho iri uko yaba yikoreye kose ku kazamuko cyangwa ku gacuri bya 16%. Imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma n'iyo umuyobozi yaba atarimo. Ubwoko bwa feri buba ku kinyabiziga bushobora kuba butatu. Tugira feri y'urugendo, ariyo feri ituma ikinyabiziga kigenda buhoro cyangwa kigahagarara, ni imwe dukandagiza ikirenge, yaba ku modoka cyangwa no ku ipikipiki igira ebyiri, igira iy'ikirenge n'iri mu kuboko kw'iburyo. Tukagira feri yo gutabara. Feri yo gutabara nayo ituma ikinyabiziga kigenda buhoro cyangwa kigahagarara igihe feri y'urugendo idakora neza. Ni za zindi ziba mu modoka nini, hari ababyita ngo ni feri z'imyuka, ngo ni feri y'imoteri. Ni feri ituma ikinyabiziga kigenda buhoro cyangwa kigahagarara igihe feri y'urugendo idakora neza. Tukagira na feri yo guhagarara umwanya munini ituma ikinyabiziga kiguma aho kiri n'iyo umuyobozi yaba atakirimo, hari abayita feri amu. None rero batubwiye ngo bumwe muri ubu bwoko bwa feri ituma imodoka iguma aho iri uko yaba yikoreye kose ku muzamuko cyangwa ku gacuri ka bya 16%. Imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma n'iyo umuyobozi yaba atarimo. Iyi ni feri yo guhagarara umwanya munini, n'izatuma ikinyabiziga kiguma aho kiri n'iyo umuyobozi yaba atakirimo. Ari iyi ngiyi ubu ngubu aha ngaha wakanze yakandaga ashaka kumanura kugira ngo ayikuremo. Hari no kuba wakurura ukayizamura igihe ushaka kuyishyira muri rero niyo twita feri yo guhagarara umwanya munini. Noneho ikibazo cya 10, ngiyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zidafite ibizibuza kwiceka, kubera ariko zakozwe A ni kilometero 20 mu isaha, B ni kilometero 40 mu isaha, C ni kilometero 35 mu isaha, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Vuze ibijyanye n'imivuduko, umuvuduko w'amapikipiki ntiwakarengeje kilometero 80 mu isaha. Ubwo ndavuga imwe mwita moto, ibyo twita amapikipiki mu mategeko y'umuhanda
ntibyakarengeje kilometero 80 mu isaha. Amavatiri y'ifasi n'amatagisi ntiyakarengeje kilometero 70 mu isaha. Nivuga ivatiri y'ifasi mwumve zino modoka nazo zitwara abantu batarenze 8, amatagisi ni tagisi y'ubuvatiri. Ibyo ntibyakarengeje kilometero 70 mu isaha. Ibitwarira abantu hamwe muri rusange, ubwo ni bya bindi bitwara abantu barenze 8, nibyo ntibyakarengeje kilometero 60 mu isaha. Velomoteri ntiyakarengeje kilometero 50 mu isaha. Iby'ubuhinzi ntibyakarengeje kilometero 25 mu isaha, n'ibidafite ibibuza kwiceka nabyo ntibyakarengeje kilometero 25 mu isaha. None batubwiye ngo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko, umuvuduko ntarengwa ku modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ariko zakozwe, atubonye ko ari kilometero 25 mu isaha. Kilometero 25 mu isaha nta byanditsemo aha, turavuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Noneho ikibazo cya 11 ngo ni ikihe cyapa gisobanura umuhanda w'icyerekezo kimwe? Ngo ni D1A. D1A itubwira ko ari icyerekezo gitegetswe. Iki cyapa, icyerekezo gitegetswe gikozwe mu ishusho y'ingasire, ubuso ubururu n'ikirango cy'umweru. Iyi niyo shusho y'ibyapa bitegeka. E13A nicyo cyapa twita icyerekezo kimwe. C1 ivuga ntihanyurwa. C19 ivuga ko bibujijwe guhagarara umwanya muto n'umwanya munini. None batubwiye ngo ni ikihe cyapa gisobanura umuhanda w'icyerekezo kimwe? Tubonye ko ari E13A. E13A turabisanga kuri B. Nkomeje n'ikibazo cya 12 ngo niyo impamvu ituma tugomba kugabanya umuvuduko mu gihe hari ibihu. A, igihe feri idakora. B, igihe humishijwe n'amatara yo kubisikana. C, igihe moteri imara ngo izime. D, ni uko biba bitoroshye kubona neza ikiri imbere. Impamvu ituma tugabanya umuvuduko rero mu gihe cy'ibihu ni uko biba bitoroshye kubona neza ikiri imbere. Akandi kantu navuga hano, ntabwo amatara yo kubisikana yaguhumisha. Ayo kubisikana ni amagufi, amatara ahumisha mugenzi wawe ni amatara maremare yo twita y'urugendo. Bivuze ngo B rero ntabwo ari ngombwa kuyisubiza. Impamvu ituma tugabanya umuvuduko mu gihe cy'ibihu ni uko bitoroshye kubona neza ikiri imbere. Buri gisubizo ni D. Ikibazo cya 13 ngo nicyo wakora usanze mu bimenyetso bimurika harimo ibara ry'umuhondo. A, kongera umuvuduko. B, kugumana umuvuduko wari uriho. C, kwitegura guhagarara. D, gufata feri cyane. Impamvu ituma tugabanya umuvuduko hano ngo nicyo wakora mu gihe usanze mu bimenyetso bimurika harimo itara ry'umuhondo. Umuhondo ubundi tubwira ko bibujijwe gutambuka umurongo wo guhagarara umwanya muto. Niwo murongo utambitse hasi imbere ya feruje cyangwa imbere y'ibimenyetso bimurika, birabujijwe kuwutambuka igihe dusanzemo ibara ry'umuhondo. Hano rero ugomba kwitegura guhagarara. Ikindi nabibutsa ni uko nidusangamo itara ry'icyatsi rizaba ritubwira ko ari uburenganzira bwo kurenga icyo kimenyetso, umutuku ukatubwira ko bibujijwe kurenga icyo kimenyetso. Ikindi kijye kibaho ni igihe dusanze umuhondo myatsa. Umuhondo myatsa uvuga ko ari uburenganzira bwo kurenga icyo kimenyetso, ariko urushijeho kwitonda. Noneho dukomeje rero, hano tubonye rero ngo nicyo wakora usanze mu bimenyetso bimurika harimo itara ry'umuhondo, ugomba kwitegura guhagarara. Buri igisubizo ni C. Noneho ikibazo cya 14 ngo umubare w'abagenzi bemerewe gutwarwa mu kinyabiziga ugomba kuba wanditswe A, mu cyemezo cy'iyandikwa ry'ibinyabiziga. B, inyemezabwishyu y'umusoro. C, ubwishingizi. D, ibisubizo byose ni ukuri. Icyemezo cy'iyandikwa ry'ibinyabiziga batubwira ni karite jone. Ubwishingizi bw'ikinyabiziga bari kutubwira ni asiranse. Rero nta umubare w'abagenzi ugaragara muri karite jone y'ikinyabiziga. Umubare w'abagenzi ugomba kuba ugaragara cyane cyane mu bwishingizi bw'ikinyabiziga cyangwa aricyo twita asiranse. Buri igisubizo ni C. Noneho ikibazo cya 15, igihe utwaye umuntu mu kinyabiziga cyawe akibagirwa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago, ugomba A, gukuramo umukandara wo kwirinda ibyago wambaye mukawambara na mwembi. B, kubyirengagiza wizeye ko nta mpanuka muri bukore. C, funga cyane umukandara wo kwirinda ibyago wawe. D, kwibutsa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago. Aha rero
niba utwaye umuntu uwo ari we wese mu kinyabiziga cyawe ugomba kumwibutsa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago. Aka kantu urashaka ko muzakibukana nyuma yo gutsindira ibiporovizwari turi kwitegura, mukibutsa wa mupolisi mujye mwicarana ariko gukoresha ikizami, ukamwibutsa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago, ukanamwibutsa gufunga urugi rwe neza kugira ngo bitagaragara yuko uri gutwara imodoka idafunze imiryango. Hano rero batubwiye ngo igihe utwaye umuntu mu kinyabiziga cyawe ukibagirwa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago, hano ugomba kumwibutsa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago. Buri gisubizo ni D. Noneho ikibazo cya 16 ngo ni gute umuyobozi w'ikinyabiziga yanyura ku munyegare hano. Aha umuyobozi w'ikinyabiziga ntashobora kumunyuraho. B, atarenze umurongo wera ucagaguye. C, arenze umurongo wera ucagaguye. D, nta kurenga iyi mirongo yombi. Umurongo ucagaguye muri umurongo ucagaguye mu mirongo yo mu muhanda uvuga ko umuyobozi wese abujijwe kuwurenga. Tukaba twawurenga turi kunyuranaho dukatira ibumoso cyangwa duhindukiza ikinyabiziga dutwaye. Umurongo udacagaguye wo birabujijwe kuwurenga no kuwugenda ibumoso. Ariko iyo dusanzemo umurongo ucagaguye n'udacagaguye bibangikanye nka bino bituri imbere, dukurikiza urushijeho kutwegera. Ahangaha rero niba ndi inyuma y'umunyegare urushijeho kunyegera ni umurongo ucagaguye. Niba ucagaguye rero ndamutse ntwaye nk'imodoka nini, kugira ngo tunyure no ku munyegare tumwitaje byasaba ko amapine yacu y'ibumoso arenga ino mirongo. Ibyo tuvuga rero ngo ni gute umuyobozi w'ikinyabiziga anyura ku munyegare hano, azamunyuraho arenze umurongo wera ucagaguye, kubera ko ari nawo turi gukurikiza. Buri igisubizo ni C. Hano ikibazo cya 17 ngo buri modoka yagenewe gutwara abantu ariko umubare wabo ukaba munsi ya 6, umuyobozi abariwemo igomba kugira imikandara yo kwirinda ibyago igenewe abo bakurikira. Hari umukandara wagenewe umuyobozi rero twita umushoferi, tukagira umukandara wagenewe umugenzi wicaye ku ntebe y'imbere, tukagira ishobora no kugira imikandara ku zindi ntebe z'inyuma. Zino modoka nayo rero zigira umukandara w'umuyobozi, uw'umuntu wicaranye n'inyuma ibiri yo, nuko atari itegeko mu Rwanda kuyambara muri iki gihe. Niyo mpamvu tuvuga ngo hano ibisubizo byose ni ukuri. Hano ikibazo cya 18 ngo ni impamvu ituma tugomba kugabanya umuvuduko mu gihe hari ibihu. A, igihe feri idakora neza. B, igihe umishijwe n'amatara yo kubisikana. C, igihe moteri imara ngo izime. D, nuko bitoroshye kubona neza ikiri imbere. Buri gisubizo ni D. Hano ikibazo cya 19 ngo iki cyapa kivuga A, iherezo ryo gutambuka mbere. B, gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse aho ujya. B, C, gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Cyapa rero bacyita gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere. Ibyo turabisanga kuri C. No icya 19 ngo icyapa kivuga tuboneka no gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere. Ubwo icya 20 ngo imbere yawe iki cyapa kikubwiye iki? A, umuvuduko ntarengwa wemewe. B, iherezo ry'ibyo wabuzwaga. C, guhagarara umwanya munini n'umwanya muto ntibyemewe. D, birabujijwe kuhinjira. Iki cyapa rero bakivuga yuko bibujijwe guhagarara umwanya muto n'umwanya munini. Ibyo turabisanga kuri C. Haravuga ngo guhagarara umwanya munini n'umwanya muto ntibyemewe. Noneho hari ibindi bintu tuzakenerana nyuma yo kumenya amategeko y'umuhanda. Ibi tuzabikenera turi kwitegura gukora ikizamini, tubikenere dutangiye gutwara ibinyabiziga byacu igihe tuzaba twabibonye. Reka duhere mu buryo bwo gufungura kapo y'imodoka cyangwa hamwe imbere ku kizuru cy'imodoka. Dore aka kabuto cyangwa kano dukurura, aka niko kadufasha gufungura kapo. Kaba uri kubona hariya haba ari pedali z'imodoka cyangwa hariya hari ibirenge by'imodoka. Ucishije munsi y'amaguru yawe cyangwa imbere yawe munsi ya vola, aka kantu niho kaba kari. Iyo ugakuriye rero bifasha gufungura kapo cyangwa kiriya kizuru cy'imodoka.
noneho aka kandi tugezeho kadufasha gufungura reservoir cyangwa tanka hariya nk'igihe twagiye kuri sitasiyo kunywa esanse cyangwa mazutu bitewe n'ubwoko bw'imodoka utwaye. Aka gashobora kuba kari munsi y'amaguru yawe cyangwa munsi y'intebe y'umushoferi cyangwa y'umuyobozi w'ikinyabiziga, ukaba wagakurura umupompisita cyangwa uri kuri sitasiyo akabasha gufungura akagushyiriramo mazutu cyangwa esanse. Gashobora kuba kari aho, gashobora kuba kari ku ruhande rw'ibumoso hariya ku muryango w'ikinyabiziga, ndavuga iruhande rwa ibumoso ku muryango wa shoferi w'ikinyabiziga, ariko akamenyetso kako ni aka ngaka niko kakwereka kariko gafungura reservoir cyangwa tanka y'ikinyabiziga babikamo mazutu cyangwa esanse. Noneho ibi bindi turi kubona imbere yacu, utu dufasha kuzamura no kumanura ibirahuri. Ndavuga cyane cyane ku modoka za automatique, za manuel hariho ako dukaraga akenshi, ariko na kano karashoboka. Aka kabanza ibumoso inyuma karagufasha gufunga cyangwa gufungura ibirahure, byaba ari ibiri inyuma ibumoso. Aka k'iburyo iruhande rwako karagufasha gufunga ibirahure by'inyuma iburyo. Ak'imbere karagufasha, ak'imbere gatoya iburyo karagufasha gufunga ibirahure byo ku mugenzi mwicaranye. Aka rero kanditseho auto down karagufasha gufunga cyangwa gufungura ibirahure, ikirahure cyo ku muyobozi cyangwa ku mushoferi. Noneho ibi ngezeho bindi ni ugutunganya uturebanyuma cyangwa mwita retroviseur cyangwa side mirror z'ikinyabiziga, kugira ngo tubashe kureba neza inyuma ku kinyabiziga cyangwa tubashe kureba inyuma y'ikinyabiziga. Aha rero n'ubundi murabona ko handitseho mirror cyangwa miruwari. Ni ukuvuga ngo hano hari akanditseho ra ndende, ubwo ni igihe twaba dushaka gutunganya miruwari y'ibumoso. Aka kanditseho ra ngufiya ni igihe twaba dushaka gutunganya akareba nyuma k'iburyo. Aka ko hasi ni akagenda gatwara miruwari bitewe n'aho ushaka kwerekeza. Niba ushaka kuyifungura cyane hari agahari kari ibumoso, niba ushaka kuyirebesha hejuru hari akari hejuru, niba ushaka kuyirebesha munsi hari akari hasi, niba ushaka kuyirebeshaho neza hari kano kari iburyo. Hari uturanga cyerekezo tune. Rero aka ni akagufasha gutunganya uturebanyuma tw'ikinyabiziga. Noneho aka tugezeho hari ababyita ngo ni commutateur cyangwa y'amatara. Ni ukuvuga ngo nidukaraga kaba kari iruhande rwa vola y'imodoka. Igihe dukaraze tujyana imbere dushobora gucana amatara maremare, tugacana amagufi. Ikindi gihe tugakuruye dushobora gucana bimwe mwita pasi cyangwa gutera umuntu amatara uyakuraho. Hano hino muri kubona ko hariho n'utundi turanga cyerekezo, ak'ibumoso n'ak'iburyo. Ni igihe twaba dushaka gucana ibinyoteri. Nitukamanura hasi turacana ikinyoteri cy'ibumoso, nitukazamura hejuru turacana icy'iburyo, nitugagumishamo hagati nta kinyoteri na kimwe kiraba gicanye cyangwa nta matara ndanga cyerekezo namwe aba acanye. Hano dufiteho n'uburyo bwo gucana amatara yakamenabihu igihe imodoka iyafite. Munsi ya tuno tubiri ni igihe twaba dushaka gucana amatara yakamenabihu y'ikinyabiziga. Noneho dukomeje n'ahangaha, ikindi kintu nashatse kubereka ahangaha, hari umuntu ujya winjira mu modoka agashaka ya feri yo guhagarara umwanya munini akayibura. Cyane cyane ku modoka za automatique hari igihe usanga feri yo guhagarara umwanya munini cyangwa imwe twita feriyame iri mu kirenge. Imodoka za automatique mpereye ku za manuel zigira ibirenge bitatu cyangwa pedale eshatu. Tugira pedale ya amburiyaje, pedale ya feri imwe twita feri y'urugendo, tukagira na pedale
y'umuriro cyangwa accelerateri. Ariko iyo tugeze ku modoka ya automatique ibyo biranyuranye. Hari igihe uzasangaho ibirenge bibiri, usangaho ikirenge cyangwa pedali ya feri ngiyi turi kubonamo hagati, usangemo na pedali y'umuriro ihera iburyo ku ruhande. Aka kaba gasigaye rero niba ari ku modoka ya automatique, kaba kagaragara hano, niyo twita feri yo guhagarara umwanya munini cyangwa ariyo twita feri yame. Ngo ndayikandagiza cya kirenge cyanjye cy'ibumoso, mbe nayikuramo cyangwa nongere nkandagire nyisubizemo. Rero nashyizeho akazeru k'ubururu, ni feri yo guhagarara umwanya munini igaragara mu kirenge. Hari abazahura n'imodoka ziteye muri ubwo buryo. Noneho iki kindi tugezeho, hari akandi kantu nashyizeho uruziga rw'ubururu hariya hejuru. Aka ni akadufasha gucana no kuzimya amatara ari imbere mu modoka. Nk'igihe runaka naba nshaka kureba akantu mu modoka, nko mu gihe cya nijoro nshobora gukenera itara, si ngombwa ngo nkuremo telefone yanjye murike cyangwa n'ubundi buryo. Nshobora kujya hejuru hari akabuto gashobora kumfasha kumurika itara ryo mo imbere mu modoka, nkaba naricana cyangwa nkarizimya. Rero ni kakangaka turi kubona hejuru, kaba kari hejuru ku gisenge cy'imodoka, niko nabyita. Noneho iyi ni iyindi komitateri cyangwa idufasha gucana essuie-glace cyangwa tumwe bita uduhanagura kirahuri. Ese ubundi muzi ko ikinyabiziga gitegetswe kugira nibura agahanagura kirahuri nibura kamwe? Hari tubiri tuba turi imbere ku modoka n'akandi kari inyuma. Akabura ku kinyabiziga bigateza ikibazo nibura ni kamwe. Rero hano dushobora gukoresha essuie-glace mu buryo butatu cyangwa uduhanagura kirahuri mu buryo butatu. Ishobora kuba igenda gake, igenda mu rugero, cyangwa ikaba yihuta cyane. Tukagira n'uburyo bwo kuba twayizimya cyangwa twayihagarika aho iri. Rero ibi byose bikorwa n'aka ngaka, kaba kari mu kuboko kw'iburyo bwawe, ushobora kukazamura ikayitwara ku muvuduko wowe wumva ushaka. Hano ku ruhande hari akandi nashyizeho uruziga, ushobora kugakaraga nkaba nacana, nakoresha akareba nyuma k'inyuma ku modoka kugira ngo mpanagure ikirahuri cy'inyuma mbashe kureba inyuma y'ikinyabiziga. Aka rero ngezeho noneho ni agacanira rimwe amatara ndangacyerekezo y'ikinyabiziga. Hari ababyita ngo ni danger, ngo ni double clignoteur, hari ababyita double indicator, byaterwa n'uburyo mukunda gukoresha. Ariko aka ni akagufasha gucanira rimwe amatara ndangacyerekezo y'ikinyabiziga kugira ngo werekane ko ikinyabiziga cyawe cyateza ibyago n'igihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda. Mwakoze cyane rero kureba ino video. Ndabiseguraho ko mwabonye bitagenze neza, kandi nanone ndabashishikariza gukomeza kureba video nyinshi zijyanye n'aya mategeko y'umuhanda. Ikindi mushaka kudusura, ushaka kwandikamo Isingizwe Laurent muri YouTube search cyangwa mu mashakiro ya YouTube, ukaba wareba video zanjye cyangwa zacu zitandukanye. Ikindi ndabashishikariza gusharinga kuri bagenzi banyu, gukanda like, kwandika commentaire kugira ngo tuvuge ibijyanye n'ibyo mushaka ku kindi gihe. Mwakoze cyane, mugire ibihe byiza.